twagiye kwinywera agacupa none izuba ryavuye. Ibijumba nabyo twabihinze mu zuba turi kubona kimwe kimwe. Cyane ubuzima rero ndabona bugoye pe. Ni ikibazo. Ese mere yo badutumye kuri ibijumba urabona biri buboneke. Ariko ubuzima nabwo buragoye. Cyane atari mu Rwanda. Zayikora bigere bizashoboka koko. Nge nanabibuza ariko buri. So wahereye urahaye icyo uri gutoragura. Reba ahantu hose nari n'imbaraga mfite. Ako genda umva nanameze neza. Kakanu kamfashe. Nese muvande wabaye iki? Ahandi twagiye kumurwagwa ndumva ndi mu karongo. Ntabwo meze neza rwose niyo mpamvu nanabibuze pe. Mbese uri muri furi? Ase ubundi ubwo ntabwo uri ku bitabo. No kugira mera akaduhindurira imirimo cyangwa tukajya mu mujyi tugiye gushaka amafaranga. Ariko muvande uvuza agatekerezo keza. Ko nyirakamana uyu yavuye wa mukobwa mwiza twariganye yaranukaga uyu ya mukobwa twiganye yabaye mwiza gutya n'ukuntu twiganye yaranukaga mana yanjye ibisupusupu we maze wada urasi rubyogora umvaze hasemane reka kwirengagiza abantu bimeze bite turi kugora nteri turi abasore sibyo atwoheza gukura ibijumba twayibuze aragimewe rwose tugomba kubireka mere tukigira mu mujyi tukareba icyo twakora tugashaka amafaranga. Ese muvande ko mere ubona yaturwanyeho tukaba tunize tuba abasore tukagera hano nanone nitumusigaza abahari ko twamufasha guturimo na tumwe. Arega iki gihe umuntu yakuze arihigira ababyeyi nabo babona ko umuntu yakuze ariko muvande nituramuka tugiye mu mujyi mere tukamusiga ureba nakakanebwe ngo ni karumuna kacu ngo ni manzi ahora kagenda ku nguti ya yewe ubungu amaherezo azaba yaje. Mvama ugende muri ibyo ntacyo wazakora kabisa shambani hatari nugendera muri ibyo tugishaka amafaranga uguye muri ibyo wawe mu wanyu tu cyambere no gusimbuka natwe tuzatinda tuzagera duhite tugaruka nyine tujye twita kuri mere nyine no murumuna wacu. Ngombwira rero ukuntu turi bubigenze muranzi turakuze ejo buri ntago twatabiranaga ibijumba hari aruguru ibya gira hino dusuhuze reka kutwirenga bisimama meza bitese igikiya none ye ntunansuhuze hasi wabugiye ntabwo se watubonye ese urinde ubundi oya ibaza ukuntu twebwe duturutse hariya akanavuga none agatengera agakomeza mane ibyo ntago ari byiza. ndabona ndi urimo kunca mu maso mana kakano sigaye wambara n'inyenyeri wakina egwa ugaje gutamo haruntu yambaye n'amafaranga igoko oya ibi babyita kukurabara mu mafaranga shabusa reba ariko papa sigare mwinjijisha uyu nguyu ndabona arimo kunca mu maso ninde nyibutse wamwibuka sutesha wararyoshye ntago nabi sigaye wambara amapantaro shayi ibihumbi 10 na bingahe oroha ubwo mumbwire kundi kubona mo kunca mu maso ni mwibwirane njewe dare ni nanjye guhagaritse none se warebaga mumeze mute sharaka kundangarira reba uyu nguyu Yesu urandeba aho iki ko n'ubundi badashaka kumvugisha bize bitangiranye nawe ko mara ubwa mbere nkubonye abarambonye n'ubu ngiye gusa n'umukobwa twiganaga kera so ntabwo ndi kubyuka neza shaka ko mwibutsa byaba byiza none ko ari unchi utamvugishije ntabwo ari wambonye ko mutatumenye yego kubibwira si ni ngombwa byaba ari ngombwa ko ndabona amaso atarayangaye oya tuzakwibwira ko ndabona bro wawe niba ari bro wawe ndabona ari wenda woroka Bisimana sigara nasezeranye se ni wadutumye ni byangwe brother yewe data we aharume izi ni nzara se zanzara zayoraga ifumbire shaho tutagiye kuri ko niba usigaye umeze neza se shamani ubona nyine nanjye nishingiye agasaro hararugo nyendo umukwafera ahubwo wakina ahubwo ujya amani nkukubita ibyangwe uryoshye kabisa wow ariko muracyarimo gukomeza konjeje kwirengera ntago
ndabasha kumenya neza gusa ndimo ndakurura isura ariko ntago. Ariko nawe urimo uratuvuna. Wa ndabuye se. None se urabura iki kurimo kumureba mwakwibwiranye? Nanyibutse ndabona ngaho mbwira muvandi. Turabigenza gute? Mfite inshuti yanjye yitwa Rubyogo. Twamutereta ko mfite nimero ye yadufasha ku buryo buke twacomoka manga. None se muvandi Rubyogo ubona ari ku murongo bya nyabyo? Sha bitewe nuko mba mbona za karitsiye atwika mba mbona nta cyabuze to. Birashoboka ko natwe atudiringiye ubuzima bwahita buhinduka. Ako shabye rero ukuntu mbona zameze ashobora kuba yarahiriwe. Sha uriya mwana Imana yaramusekeye kabisa. Ibyo twirwaga turi kumwe se ntiyahoraga akorera ababyeyi nawe. Ariko yaje kutuvamo ahita agenda none yafashe isi yaragafashe. Izuba naryo ndabona rimeze nabi muvandi. Ibijumba nabyo twabibuze ubuse. Uze turaza kuri iki. Ese meri tugiye nabyo ko none tutamukira twararaye. Akurazi. Ndashaka turebe ukuntu dukina iyo diro nyine. Nimero ndayifite. Wowe ndashaka uze kumuhamagara. Mani dushakira akazi mani natwe tuve mu ubu buzima. Sha nyine va mu bunebwe tubiye dukure none cyambere kari ibintu byatuzanye turabigirira turagenda tubyinjoyinga gake gake. Nukore urebe ukuntu muhamagara ndebe ko nava mu ubu buzima nanjye sha. Nukore uragora. Nawe ugendeye kuri mwene mama waguma mu rugo pe. Mere nawe rega nambaraga afite rega nitwe basora afite nitwe twamurwanagaho nawe se ariko Rubyogo uri Rubyogo buriya ko kwari unyirengagije utanzi. Ariko nawe mwaranyobe ubwo se nyirakamana umva namwibagirwa. Nyamara ejo ndi wanyetse namba ndazikwima Ibaze wadaje kuko nari ndi kumwe na musaza wanjye. Nukuntu twigaraga waranyaraga kuburi. Wowe se ko wari urwaye inda. Urumva nakwibagirwa koko? Umva genda ngo nuko se byagenda kose rero mwese mushaka kuba muziranyeho ikintu. Niba warakwatse nimero aka kanya mwibagiranye mute. Ntago se ushobora kumva bitewe n'ubuntu bw'ubusirimu n'iki ariko uba ufite ibintu byinshi birumvikana none se ariko sha koko abasirimu sha muhora muri abasirimu sha ngo mwanyaraga ku buriri ngo ndakanya mu nzu hako ndabona na amavunja arakize nazanzara zari zarajinjutse ndagaza cyangwa ateremo izindi sha ariko nta wamenya n'ubundi ngo nimero ngo mwarazitanga nyakira nikomereze sha nahabirenze nta wamenye byaho ko sibara nkaburi akina cyarasaze bacyo gisiga kivuga iki ngira ngo musaza wanjye agiye kujya kuniga kuri popo nicyo urumeze ute se neza ubona byarashe gucamo ayikeza by the way birenze bitarengaze akwibuka dore ko twigana yego ubwo kuntu wasaga tujya kwiga minerivari mama bari baduhaye ariko ako babenda bikumbuye none ntabwo ujye bikumbura ntabwo nabikumbura kuko popo yarankubise umva akibaze ubu nguyu yakoreje barabumva meza ate igikobwa cye wadaye wabaye icyuki none ntacyo yazambwira birumvikana kuko nanjye namaze gukura wereje mu dukize ne wamenye akumbwiye nabimenye bajya bavuga ko udukobwa twese twigize udushadibu ntabwo wapfa kumenya ubu nawe wigize akantu k'agashadibu cyane wow urashininga by the way Twabuze mere ntabwo tumukira pe. shaye hangane none se ko twabibuze Ibijumba twabibuze ewa. ntacyo dutwara mwana muvandi none se ko twabibuze wagira ngo tubigenze gute Yewe ibi ni nk'amahirwe n'ubu kubibona uko twari umurimo wose twawumazeho. rega yagiye kubihinga nawe abihinga Wiriwe. ma ye wiriwe mwiriwe yego ngapi koko ako ma uziko ibijumba ntabirimo wabihinze ku zuba ndabarira cyane nta bintu byagiye he twabibuze reba ibijumba tubonye uzahano duhinze ariko ndabyabaye imibona
twahinze n'isuka yadukukiyeho mbega kurumbya we twahinze n'isuka yadukukiyeho gusa urabona ari ukuntu tutagize nibyo ko wikanze ubaye iki utunguwe n'iki ntabwo nitwa gutyo ko nitwa nde nsigaye mfite akantu gashenye niteguye kukumva urabyiteguye urabyakira ni madiba inde madiba Madiba umwe w'umuhanzi bita Safi Madiba cyo ya myenda y'abasitari bambara ngo ni Madiba oya ahubwo ndumva ugifitemo ka kantu ariko nawe wajya urebye ukasirimuka ariko se ureba cyagiye mbere twahuraye nta fone ifite none ubu fone ndayifite si kutanyaka nimero ngo tujye duciringa ariko se ahubwo wow uribuze nibuka ariko uribuka kera dukina iby'abana ndi papa uri mama akabyibuka shangi ibyo bintu agiraga kugira nkabikumbura ndabyibuka no cyagihe wanshutse twajya munsi y'igiti mama akadusangamo kadukwe turabyibuka ya dufite byinshi byo kwibukira kuki ko dufitanye amateka aka nimero rero bakaba ducirinde se nakaguha none maze ufite undi munsi uzakama kareka urabanza kugira gutya cyambere n'amafaranga yes mubaru umwe ako ni igihumbi akoze ko bya bindi navuze ko wasanze ari byo udushadidi fazari ariko se kuki se muri gukunda amafaranga cyane kurenza inshuti yewe mbega kurumbya ko turumbije se mana yanjye n'utratungwa n'iki n'isuka mwarenze muyikura ese harumye bingane harakomeye nabirimo ibi byinshi byaraboze umurimo wose turawumaze turawurangije kubera byaraboze dore tuzima tubonye narahibuse nkume cyuma umereza umuhoro nkwereka akiye kandi ibijumba byashizemo akatsindwamo ahubwo se ko nshonje yego mwana wanjye dore harimo ibishyimbo byonyine ubusingere ko yewe inzara irabishe abana ba twagiye mu gitondo reba urebe igihe tuzuye twabivuze n'utwo ngutwo n'utuntu turobanuyemo harya ubu iyi ndwara yo bayita ngo mukamungu ntabwo natwe si birabahaza we genda nashonje ariko niba ushaka ko wagerageza ushyongere rwose gusa ndabona imbaraga zikwikiriye isuka ko nshonje reka ni mu rumanga ibishyimbo byonyine mukabona ako kabara nese ubu murajya mbagire ntabwo byoroshye basi dutekere bino dupfe kurya ntako akanimero ko ndakaguha ariko nyine bro aranegereje basi tutandukane naguye wow nanjye nzo nzira naringiyemo okay noneho kuzambona ngaruka nikoye sha rero umwe nakwikira iyo suka undi basi mutume ku isoko aza n'ibindi twongera ntabwo ibindi byaduhaza ntabwo nayikwikira narahekenya babarira kameze nabi oya nahekenye gatoya nawe hekenya kandi murenzaho n'udushyimbo hariya umwe nazana amazi turonga ibindi bajya no kuzana ibindi ako muvande wagira ureka none se kubona ntabihari ntabyaraye none se kubimazeho ibisigaye ni oya sinjye wo gutuma ntabwo ibindi se mbimazeho umva genda ujye mu nzu sibyo ure muri ya saka murebe ko hari amafaranga arimo ugenda uzana ibindi sibyo nawe ushaka amazi turonga ibi ngibi nta kundi nyine ikijumba ese murajya mbagira ntibana banjye izuba we nari naniwe abaye make nyine reka kandi negeze bino bishyimbo bishya vuba tugera twicara ava kuzana ibindi n'ibindi turwaneho rwose nzabimeze nabi inzara imaze nabi pe ihangane turebe ukuntu tugira vuba namwe muba mubibona abana banjye ntabwo mbana aha ariko turarumbije mwese ngarebe ariko ukuntu nta dukuyemo n'ibindi kubona noneho dufite murabona ukuntu umwe asubira ku tundi dukwe ndabizi niba wabuze umwe reka mbika agahato kanyu utaza kugacana
aha aha ndabizi niba wabuze inkwi reka mwegereza agahato kanjye utaza kugacana ndaza kugakurikiza isuka yanjye mu kanya nta magacana rero aha ndabizi kuba uri inkwi kwawe si wowe utagiye kuzitaka se none ko ari mwe bahungu mfite hano hasi ubundi wa muhungu wawe warakugenda uruhande ubundi abari ese wa muhungu wanjye yewe ntuzi iyo mwigize nabi uko bibagendera biriya rero rubyogo ndeba ko yahindutse Kigali burya ni Kigali nta gashata yambaye nanjye ndayijyamo pe ntaga nsiga nanjye ndayijyamo biriya ni Kigali cya firimbi bimeze bite mbega Kigali agiye cya firimbi bimeze bite wadayi urucyambaye ya myenda irananuka wadayi abigira ute se kari icyaha ase usigarana n'ihere se muhu sha mwana ni ubuzima bubi nawe watsizemo nawe urabizi ibaza umuntu wese ubuzima mubi ugatuma ugenda wararana n'ihere cyangwa n'amatungo ntagize wantu n'usema nawe nese mayi wowe isabune se bro sora ko ntagize da cyakoze ako nawe uribagiwe ko ugeze uduzina se mumeze muti turaho turashima Imana ntari bito wow wamenye na surenge kabisa usiga kwa kundi no byaciyemo wadayi none se ndabona waragafashe ugira gutse se wiyangoze nyine nk'umusaza w'umusore ibyo nayo ushaka akantu nyine uhindura kahodera ukuntu ibyo nayo nibyo nashaka wabaye umusitari kabisa umbaza umuhungu wadayi uracyafite yamaganya abandi sikuri umeze nk'ababandi bo mu cyaro cyakoze baracyakorimo bro sha n'ubuzima n'ubuzima umuntu wapi ntabwo ubuzima wani butuma ugira amaganya ngo niki uzi ko ari nayo mpamvu urara muri ya matungo y'iwanyu sha urwo rwego nawe narugera nubwo ureba nsa gutya ariko nawe ndana n'amatungo mana ntabwo nabivuze gutyo nshatse kukubwira ko yuko bitewe n'ukuntu nkubona n'ukuntu ndimo kugenda nkumva ndabona ntazi wowe nyine ndabona byaraguhiriye ubuzima bwarahindutse wowe se kubera iki bitaguhira mwana uracyarya n'iwanyu ese koko urabona bizagenda wabaye imbarutso y'iterero ryo kunyambutsa ibaza umuhungu ubusore nakubyara byibuze hoya nose viyawe nta kintu akumarira se sha baviye se no none se nta bwenge ufite byibuze ni kwa kundi anjyana mu murima bisanzwe mana nicyo abona amaboko yawe ari aho kujya guhinga gusa ese hari uko bigenza papa wanjye kujya abana bararyoshye harimo haragenda hajya umunsi ku wundi brother nta kintu uzi ko ko surambwira keje sine narenga n'ahanuye ibaza umuhungu wadayi none reka nkwereke sibyo ufite ubwonko ndatekereza ufite n'umutwe kandi cyangwa ukoresha wiyogoshesha gusa oya ubwonko ndabufite n'umutwe okay ngashaka ikintu wakora mbere nk'umuntu w'umusore man ese ufite imyaka ingahe 25 sibyo irageze to ibaza umuhungu akirya kwa se na nyina ahubwo man je akantu nabitekereje ndashaka harakantu cyaho kwisabira man nkaho uririya keje nkuko wabivuze wakandira inge nanjye ukagura muri kino cyaro man urabona ntababaye ariko biragusakuza sheninga papa wanje ntari nyine cyakorwa cyose nagikora to urumva wiyemeje cyane ibaza umuhungu ese urumva banakora iki byibuze mu kazi wakora urumva wakora iki mukoze ko mu rugo nagashobora to kuko numva ari kumbashije sha akazi wakora kuko mwakaye akazi ko mu rugo nyine nakabasha akose man riba uracyambara ingofero ntazi ubwoko bwazo bodaboda we kasi nakubwira boy uzi ukuntu yihenze man uzi ko n'indi ugifite indabo bro wapi man nikoze ariko se man yanjye mwana nibwo buzima uzi ikintu ugiye cyane mbanza kugusaba se diringi cyangwa brother numara kubona icyangwa man keje urayinjira mu musaza man n'ubu buzima burimo man none se wareba ikintu ntabwo ushobora ukuntu wahindura ubuzima ako narenga ni nawe ngo ndenge karitse nese Kigali nzabe hako nkawe guhindura ubuzima ntago bivuze ngo urenge intara hindura ubwonko bwawe uhindure n'ibitekerezo bro umunebwe mubi nk'uri hasi ubundi buriya bwakumara ibiki yaba atagize icyamarira nawe akazakimarira buriya azajya abona ahora yirirwa arya nta kintu akora njye na murumuna wanjye tuzakwirirwa tumusehera
mujye mubyihanganira buriya bizagera aho bigende neza. noneho yagiye kuzerera hasi ko mbana atakuri iruhande ra Ntabwo mbizi. ko nzi ko atajya kuva iruhande noneho yagiye Sha ntabwo nzi yagiye rwose. aha ko njya mbana asa kugenda ku ijipo cyane Wa mwana we. niko Ibyihorera. Niko ye. Yanzanira amazi hariya hari. Turebe ko twabaza ibijumba. ako mandarushye rwose hamagara wa muhungu wawe rwose Ndamukura heza. mushake Ntabwo nzi yagiye. ako mara reba ukuntu nabaye akira ako byato cyane reka nyifate ndabizi Nimudashaka inkwi ndagicana byo rero. ntacyo nguha hanyuma se nugicanira isuku uzayikwikiza uzabikuza Nze gushaka hariya mu ishyamba ibindi biti biriyo. ntago nasubira mu ishyamba ngewe hapi Koko. nze ejo bundi niba baye umusitari none utangiye kwibageza karitsiye umva ngubwire boy nta kindi wibagiwe mani iryo zina ni rya zamani ariko ntibikura izina mani ibaze wagaye ngaye ibaze je drip nkanjye kwazi uvuga ngo rubyogo sibyo bintu bibaho mani byabayeho mani uzi se none ukuntu akandi gatwiko gahari katinjiza ambwira sinari murabure se by'agatwiko se n'ibiki ibaze urite ufite urugendo rurerure rero ni madiba wanjye kantu wari ukazi ibyo ryo usigaye witwa se ibaze umuhungu rubyogo ryavuyeho oya niwo njya kuvuga ibyo bintu turabipfa pe ako rubyogo nawe uribuka cyagiye wari wambaye imyenda icitse inkweto zicitse none ugeze i Kigali uje warabaye umusitari urabyibagiwe ariko muhungu nakubwiye ngo iki mani njyewe bitewe numva n'amagambo ufite mani ntabwo nzanagucomokana kejibura ahubwo reka nigendera kuko ndabona wowe ushobora no kuba wazana i Kigali ukaba wanuka amaganga imbere y'abakungu genda nagusize sha itwikire tu fundiza ukuntu nahuye na rubyogo yabaye umusitari kabisa nahuriye hese baranikoreye ku muhanda gato uzi ukuntu yabaye ntabwo wamumenya ko ari ukwa Karisa